PDG wa Marshall Estate bamwita Marshall ariko yitwa Emmanuel nde izina rindi ndaryibagiwe ntaza kuryibeshya yitwa ariko Emmanuel harimo Emmanuel afite Nkombo Beach niwe nyirayo yafunzwe afite n'ikipe rega afite n'ikipe ya Nkombo nayo yitwa Nkombo Football nayo bivugwa ni Nkombo Football F cyangwa se ni Nkombo FC ni Nkombo FC ahubwo kuvuze yafunzwe rero ngo araregwa icyaha cy'ubuhemu n'uburiganya ku mutungo hari wabandi nibyo bijyanye n'imitungo kuko nubundi yarafite kampani iyo rubanza niba atarakatirwa uko bikose ashobora kuba akekwa nyine ari gukekwaho icyo cyaha nanjye ntago mvuze ko ibintu voilà wenda singuciye mu ijambo ariko ibi bintu by'ububatsi harimo uburiganya n'ubujura bukabije ntabwo twamuhamya icyaha twe turi kubwira abanyarwanda icyo yafungiwe urumva yari afite sosiyete icuruza ikanagurisha amazu ibibanza n'amazu rero bijyanye n'ibyo ngibyo kuko araregwa ngo kwesha ikintu cy'undi n'uburiganya ubwo rero umumotari twica ahantu agiye gufata bateri arambwira ati rero ubu twebwe ureba tutwara moto za Spiro tubutwara goye kujya bateri ati serivisi yo kuri bateri kuri Spiro iteye ubwoba ntigenda neza kugira bazaguhe bateri bifata umwanya munini bigatinda kabiri kuguha yuzuye ngo bigusaba bari abantu ngo babita ngo baswapere bari abakozi bakora mwe mubizi se ngo ni abaswaperi none barya abaswaperi sasa rero abaswaperi bo baba bakontrolinga bateri ko imuriro ugezemo niba ugeze kuri 80 niba ari kuri 90 bafite imashini ibizireba noneho sasa kugira ngo azaguhe bateri igeze muri 90 utamuhaye inote ngo ya 5 nyine ku giti cye reka da ntayaguha bibaza nabo babigize ubucuruzi kandi ba boss nkeka ko batabizi ngo polisi yo muri Uganda ngo yafatiriye umwenda uwahoze ari minisitiri w'inteko ishinga amategeko bibaza imuhora iki abagande ngo araregwa ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa ayaya noneho rero uwo mwenda yari yawambaye ajya mu irahira rya perezida wa repubulika y'igihugu cya Uganda hanyuma birangira babonye agaciro k'amafaranga yo guza ese ndaza kuyareba neza ntaza kwibeshya ko na amadolari yesuwe uwo mwenda uze kuwupininga aho ngaho abantu bawurebe barebe n'amadolari waguze uraza kubibona n'amadolari waguze birimo hanyuma wereka abanyarwanda ariko yakanze buriya se wowe urebye nta munyarwanda wayidodara nta byadanja Good evening, good afternoon, hello everyone, ici c'est Marita TV Show pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions. Je m'appelle Simé, je dis pour tout le monde qui s'abonne, qui partage notre vidéo à différentes occasions. Turabakunda cyane tubaza ku mutima nta n'impamvu n'imwe yatuma tutabikora umunsi ku munsi tubagezaho inkuru zitandukanye imyidagaduro ubukungu inkuru iyo ari yo yose ndetse n'iza politiki ntituzitindaho kandi tuzenguruka mu gihugu hose no ku isi hose rero nk'ibisanzwe twajya mu busitani ni mu busitani ahantu heza ahantu mu by'ukuri umunsi twagenze bagiye kureba amakuru kuri tele ahantu heza burya n'ubusitani ni bwiza cyane cyane ko n'amashyamba yatangiye gushira yego mu kiganiro dufite ni inkuru nyinshi of course ni muri warubize ni cya kiganiro cyacu tuba dufite ntabwo ndi njyenyine kuko ndi kumwe n'ukibategura akanakibagezaho ariko nanjye nza ndumwunganizi w'amajwi n'amashusho turatangira tumuha ikaze murakoze cyane ndabasuhuje abakurikira Marita TV nkomeje mbaye ikaze ndi kubona ukuntu abantu murimo muraza mukomeze muze welcome kuri Marita TV umuryango waguke tuzajya tubagezaho natwe inkuru zihuse ni breaking news ubu noneho nagiye no kuri tele niho nagiye kubashakira amakuru nateza umumotari ngenda numva inkuru buriya abamotari bafite amakuru rero buriya simeho ubu niyo ushaka kumenya inkuru ziri ku mihanda
uzifatira akamoto kawe uva ugere hariya wongere ushyireho akandi ugenda uganira n'umumotari azakubwira ibijya mbere. Ubu rero nicaye murabona ko mpise nicara ku muhanda kugira ngo nkore inkuru, muraza kugenda mwumva ibinyabiziga bitambuka, ariko mba ngira ngo mbagezeho amakuru ku gihe kandi tukomeze tubane, mushyigikire, mukore subscribe, share na comment. Ewana karibu cyane kuri Marita TV. Ku mihanda hari iki tutazi? Umva rero ku mihanda naganiriye n'abamotari batwara esanse. Abamotari rero buriya baba bafite ibibazo, ukumva umumotari ashobora kukuganiriza. yewe nagenze kuri moto imwe ijya indi ijya, kandi ntarinzi ko batazi ko nibereye n'ubundi mu rugendo rwo kumenya amakuru ari ku mihanda. umumotari arambwira namuteze, nateze ya moto ya Sipiro. ubu mugiye kubabona ari gupfa nicwa n'iki se. oya njyewe ntabwo ndi mu bageni bataha, nzarama sinzapfa. ubwo rero umumotari twica ahantu agiye gufata bateri, hanyuma mbona turatinze, nanjye nshaka no kwiyenera. urumva umuntu aba yitegeye ashaka kugenda, atari ibyo kugenda mutunyuza ahantu rwose. n'icyo kintu ahari mujye mubanza abamotari namwe murebe niba mufite umuriro, ubanze ujye gufata umuriro uze gushyiraho mu mugenzi, muhita mugenda direct. nese umuntu muramujyana mukamumaza iminota 30 ngo murimo murafata bateri, mutubabaza nk'abagenzi, kandi tuva mu rugo dufite gahunda dushaka kujyamo, iminota twayibaza. hari igihe profita buriya kujyanye kuri station kwitwaje bamuhara bateri vuba. ntabwo ariko biri, banaje kumubaza nyine, urumva nanjye yagizemo kurakara, namaze se motari kunyerereje mbigenze. arambwira ati rero amaze kwicaraho aransaba imbabazi, ariko ahita ambwira ikintu ndavanye ndaza kukibwira abanyarwanda. Kitubwire. arambwira ati rero twebwe ureba tutwara moto za Sipiro tubutwara goye kugira bateri, ati serivisi yo kuri bateri kuri Sipiro iteye ubwoba, ntigenda neza. gute rero? ni ukuvuga ngo kugira bazaguhe bateri bifata umwanya munini bigatinda, kabiri kuguha yuzuye ngo bigusaba bari abantu ngo babita ngo baswapere, bari abakozi bakora mwe mubizi se ngo ni abaswapere. ako kana ko nagabaje abaswapere bashinzwe iki? ni abantu baku mashini ari nabo bajya gucomora za bateri bakazihereza abamotari baku mashini wishyuriraho. none barya baswapere. sasa rero ngiye kubavugaho abaswapera aho muri mu imbabarire cyane, ngewe ni inkuru nakuye mu bamotari. mbere yuko bavuga mbara nkwazi ikibazo cy'amatsiko, ubundi iyo mugiye guhindura bateri mwishyura gute? bambwiye ngo bateri imwe yishyura 2400. yishyurwa kashi se? ni kuri telefone, ngira ngo bafite nka kode babahaye bashyiramo. uriya ntabwo urumva ibyo sinabikurikiye, ariko mbona ari kode bafite, amafaranga akahita ajya ku mushoramari. yego. yes. noneho rero sasa abaswaperi bo baba bakontrolinga bateri ko umuriro ugezemo. niba ugeze kuri 80, niba ari kuri 90 bafite imashini ibizireba. noneho sasa kugira ngo azaguhe bateri igeze muri 90 utamuhaye inote ngo ya 5 nyine ku giti cye, reka da ntayaguha. bibaza nabo babigize ubucuruzi, kandi ba boss nkeka ko batabizi. ubwo ni nka ruswa se? ni ruswa se twayita iki? si nyiri umushinga, si amafaranga ajyanye nuko bateri igira, urishyura 2400 bya bateri, umukubite senyisa kugira ngo aguhe iyuzuye, kuko ntububasha no kubimenya utarayishyira kuri moto. iyo uyishyize kuri moto nibwo umenya umuriro urimo. iyo guhaye ituzuye rero ni hahandi bigusaba kwirirwa ugenda ujya guhagara ufata iminota ujya kuzana indi bateri. sasa rero abamotari barataka. kabiri ngenziranye n'umuswaperi ukorayo, ndaguhamagara umbikira akabateri kuzuye mwana nshuti yanjye, nkaza nkakubita senkisa, wa undi waje kare bakanakubwira ko itaruzura kuko bamaze kuyibukinga, hanyuma ngategereza ko bateri nzabona. wamaye bitugukwa ruswa. noneho ubwo wandi wanyishyuye kare wampaye senkisa yagiye gukora amafaranga, ngenda cyategereje bateri ngo yuzure. ngako agahinda k'abantu ba Sipiro. barambwira ati ariko hari sosiyete ikora neza ngo yitwa ngo Ambasade. niba ari Ambasade ngo Ambasade ngo umva ngo ikora neza ngo ku bintu bijyanye n'ibyo. ewana kuri Ambasade yaba serivisi yo gufata moto, nibagiwe kuri Sipiro
kuri Sipiro rero ngo no kujya moto ubu ukuntu bisigaye bimeze umuntu ufite perimi agenda kuri ofisi akayijyana bakamuha contract akishyura ifatabuguzi ry'ibihumbi 200 akaba azabiheraho kugira ngo bamukope moto ajya akora buri munsi niba bamubarira ni 5 mu cyumweru abagomba kwishyura 35,000 ariho ya nibyo bafashije abantu iyo service ni nziza umuntu udafite miliyoni zingahe zo guhita ajya guteruza moto yifitiye agaperimi ngo ni perimi maze amezi 6 ntago ari yako kanya baba bagira ngo barebe ko ufite uburambe bwo gutwara mu muhanda yego noneho ukagenda ugasinya urumva ni procedure ngo bakagukopa moto warangiza ukagenda wishyura buhoro ibyo bintu byari byiza ariko abakoramo naje nabimenya amakuru yanyu harya ubundi umuntu watanze ruswa wenda nko muri Sipiro nawe ahanwa nk'umuntu usanzwe watanze ruswa urumva abamotari nyine babijujura hago wabatega nako kantu sugira ntibafatwa afatiwe mu cyuho wafatwa ibyo bintu baba barimo bakora uwo uri umukozi bose waraguhemba motari 2,200 by'Magana 4 nawe yarwara no kubigaruza warangiza ukamwima bateri kugeza ubwo kwishyuye 5 ku ruhande ibyo bintu mukora sibyo ni ruswa rwose ntago ari byo tange service neza mwebwe bakozi ba Sipiro bavuzeho cyane kuki batavuze iyo societe yindi yitwa Ambasade bivuze ko nyine icyo kintu gihari nago umotari ntago yarazi ibyo nibereyemo nuko nari mubajije kuki unkerereje ambwira ibibazo bahura nabyo twenda turagenda tunatanze noneho kabiri video babone kuntu baba batonze umurongo kuri ntuzi yego kabiri rero noneho hahandi batangiranaho za moto kuri Ambasade utanze 200 baragenda dosiye yawe bakayiryamisha abakozi bahariye warenzaho 100 nyine byo gutereta kugira dosiye yihute bitazabarwa no mu bwishyu kugira ngo nyine urebe ko wabona iyo moto barayiguha hanyuma watanze ya 200 dosiye ishobora kumara n'umwaka kandi bamwijeje ko bakiriye amafaranga ye bagiye kumuha moto nawe akajya gukorera amafaranga akishyura nukuvuga ngo wowe uragenda ukadekarara ariko kubera ko babazi ko hari amananiza agomba gushyiramo kugira ngo kandi kantu bakura bagira kandi kantu bakuramo barayicumbika bakajya kuvuga ko abirimo wananiwe akagenda ni bongoreye bati wazanye 100 tukakwereka uko bigenda bakabona kumuha moto ubu ngo hari abafitemo dosiye zishobora kuba zimaze umwaka abandi barazibonye mu gitondo umuntu akazi icyumweru kimwe moto ikabirasohotse undi amaze umwaka dosiye yarishyuye n'200 ye yari no kujya kuyahingisha yaba amaze kwezi 3 ni ikibazo cy'inguto kayo nguko abayobozi barabizi ese bari gukoraho ubugenzuzi ubwo nyine buriya ntandura ivugira ubusa babimenye ko biba byageze ku mihanda wakaruswa y'ibihumbi mugabanye muha abantu service neza abamotari baradufasha abamotari buriya bafashe runini oya bafashe na runini muri transport rwose muhereza abamotari service nziza abanyarwanda babashe kugenda neza umuntu yigereye ku kazi ku gihe umuntu abone service neza nkuko nyine yayiguze yaje kwishyura ibyo mwamusabye murengejeho n'ibihumbi 100 bitazanishyurwa ubu koko mubona mutagora abantu kubananiza kunanizanya ngayo nguko ariko ntandura ivugira ubusa bure amakuru abatambutse niba tabinoza ngo bahindure iyo mikorere nzego zizabyinjiramo nge sinatinya kubivuga yes andi makuru rero andi makuru ngo polisi yo muri Uganda ngo yafatiriye umwenda uwahoze ari minisitiri w'inteko ishinga amategeko ibazimuhorekiza ngo araregwa ibyaha byo kunyereza umutungo na ruswa noneho rero uwo mwenda yari yawambaye ajya mu irahira rya perezida wa repubulika y'igihugu cya Uganda hanyuma birangira babonye agaciro k'amafaranga y'uguze ese ndaza kuyareba neza ntaza kwibeshya ko ni amadolari we uwo mwenda uze kuwupininga aho ngaho abantu bawurebe barebe n'amadolari waguze uraza kubibona n'amadolari waguze birimo hanyuma wereka abanyarwanda ubwo rero kubera yaguze n'imodoka ihenze nayo buriya wenda ntawuzi ibyo byose nabonye ikanzu niba bari kwitemberana mu mujyi wa Kampala ikanzu n'agakote niba ari breakdown yari yitwaye iri kwitemberana rwose
bya bintu byambara amakanzu biri kuyitemberana iri kuri maneke ishashagirana rwose imeze neza cyane ifite ikirabyo hano hasi yego ariko ya kanzu buriya se wowe urebye nta munyarwanda wayidodara nta byadanje ariko mbega amadora ikoze muki ni muri zahabu ni muri diyama urabona ari poporine nanjye buriya numiwe cyangwa abagande baba bashaka oya buriya yarayiguze irahenze kuko nabonye n'ahantu hari sinyatire yasinye ko aguze iyo kanzu ayo madolari irahenze guhenda gusa nyine ikintu cyanangaje n'uburyo nta byadanje ifite ntiyarayambaye ngo ubone ngo araberewe byahatari nabirenze kabisa ariko abayobozi sinzi kiba cyashingiwe cyeka nyigezeho nkayikoraho gutya nkumva na tisi ifite bageraga ari paperine cyangwa abagande bari kwamamaza bari gukina prank East Africa oya yarayambaye naramubonye mwirahira iyo nkuru yari yananditswe nuko sinzi icyatumye bamusubira ariko yagiye mwirahira ry'umukuru w'igihugu yari ahari okay iyo rero nayo ni breaking news hano ngiye kibazo nibaza wenda tutaraba kuri iyo breaking news ibintu byose turi kugana bifite aho bihuriye na ruswa buryo kunyereza umutungo nta bitandukane na ruswa kandi ari ruswa baramurega ruswa no kunyereza umutungo wa leta yahoze ari minisitiri w'inteko ishinga amategeko kandi abagande bafite ingengo y'imari yo hejuru ntago wagura umwenda umeze gutyo nyine uri umukene amafaranga wayaguze uriya mwenda ni menshi kongeraho n'ayatunze n'imitungo n'iki buriya baraza kubireba ese ubundi bakora audite bakareba ubundi mu Rwanda umuntu wese unyereza umutungo w'igihugu cyangwa se utanga ruswa ahanishwa kuva ku myaka itari munsi y'itanu y'itandatu ariko idashobora nanone kurenga 7 noneho bakongeraho ubwikube bwa gatatu bw'amafaranga yatanzwe niba nk'umuntu yatse ruswa kuri sipiro nkango banki 200,000 uvuga bakamufatira mu cyuho azafunga imyaka iri hagati y'itandatu ariko itarenga 7 yani idashobora kujya munsi y'itanu yego atange n'ubwikuye gatatu bw'200,000 atanze bivuze iki bivuze ko azishyira 600,000 noneho abo ngabo kuri nibaramuka bafatiwe mu cyuho barya ruswa kuri sipiro niba yatanze 500 bazamuca 5 ariko afungwe na myaka 7 yego icyo kintu nguri kurwana na senksa wenda tuvuge ku munsi wenda niyo wacyura ibyo 5,000 koko abo bamotari mwarese kubakoma mu nkokora urumva sipirira nahenduka buriya kubera twibwishizemo ngo nizumuriro nyine natwe baduca make tukigendera rero iyo mugiye kongeraho andi mafaranga mu bacaginga kandi nabo ku muriro baba babibariye muri kubagora kabiri ni murimo murashyiramo ikintu cy'ikimenyane ikene wabo uwaguhamagaye muziranye ukamubikira bateri yuzuye utaguhamagaye nyine ukamufata nk'aho atari umukiriya kandi azanye amafaranga ibyo bintu ntago ari byo indi nkuru ni biri ku mihanda ntago iryoshye kuko urumva kumva ngo umuntu yafunzwe ntago ari ibirori ese iyo nkuru twabanje tukigana ku bya ruswa wenda tukaza kwigana mu kiganiro cya kabiri ruswa se ni ruswa gire nimbi abantu bareke ruswa n'akarengane bicike turabyamaganye natwe turi mu bakamagana ruswa bajya tuzisiga amarangi se tujye mu muhanda twambare n'imyenda yo kwamagana ariko na hano twisiza amarangi twamaganye ruswa n'akarengane noneho ku bantu twavuze mu bamotari mugabanya akarengane na ruswa rwose urumva niba umuntu yarazanye 200,000 aba ari ntaho nikora akenshi abantu bajya kubona agaperime ka moto bigoranye abonye 200,000 ngo mukope moto afite ayuze yaza akagurira rimwe none uryamishije dosiye ye imaze umwaka uwaje mu cyumweru kimwe kuko yaguhaye 100 umuhaye moto ibyo bintu mujye mubareka rero bajye kwihingira yaba amaze kwezi bitatu byibuze yaranagaruje gusa nanjye ikindi nibaza ninde uri in charge ninde ugenzura ririya tangwa ry'ibikoresho n'abakozi babiri nta kaboko ifitemo ku buryo ibyo bintu bya ruswa bikorwa mu ibanga Simeo ntago nyine nuko umuntu aba atoboye akabivuga ariko abakozi bashobora kubikora na boss atabizi bakamwereka ko dosiye zuzuye ahubwo abo boss bashinzwe ibyo bintu n'izo moto bagenzure bajye bagenzura ko serivisi zitangwa neza barebe n'igihe amadosiye yaziye barebe uburyo aryamishijwe banibaza ati kuki uyu nguyu yadekaraye mbere kimwe akaba hisabona n'abajura nabo urumva niba batanga ruswa nanone bashobora guhindura igihe
tukandika igihe runaka uko biri kose byagenzurwa bigafatwa reka tubiharira uburyo bwo nyine ni ugushyiramo amaneko yego amaneko cyangwa se oya ntago tujya inama z'akazi k'abandi twebwe icyo dutanga ni amakuru urumva ariko nanone nabo bakora ibyo bikorwa tujye tuvugisha ukuri niba utanze 500 buri gihe ukaba uzi neza ko ibyo bintu bibaho kuki utajya kubivuga niba uzi ko iyo serivisi mbi hari kuki utabivuga kuki udatobora ngo nyine twabakangurira kujya bagaragaza izo nkozi z'ibibi zikaba bibazwa kugira ngo dukumire ibyo bintu bicike burundu ruswa mu gihugu ikwiye kurangira umuntu agahabwa serivisi yishyuye kandi ku buntu serivisi agombwa akayihabwa ku buntu nta kiguzi okay icyo reka tukiveho indi nkuru ihari nuko ni deje wa Marshall Estate bamwita Marshall ariko yitwa Emmanuel inde izina rindi ndaryibagiwe ntaza kuryibeshya yitwa ariko Emmanuel harimo Emmanuel afite Nkombo Beach niwe nyirayo yafunzwe afite n'ikipe rega afite n'ikipe ya Nkombo nayo yitwa Nkombo Football nayo bibwa ni Nkombo Football F cyangwa se ni Nkombo FC ni Nkombo FC ahubwo kuvuze yafunzwe rero ngo araregwa icyaha cy'ubuhemu n'uburiganya ku mutungo hari w'abandi n'ibyo bijyanye n'imitungo kuko n'ubundi yarafite kampani iyo niba atarakatirwa uko bikose ashobora kuba akekwa nyine ari gukekwaho icyo cyaha nanjye ntago mvuze ko ibintu voilà wenda singuciye mu ijambo ariko ibi bintu by'ubwubatsi harimo uburiganya n'ubujura bukabije ntabwo twamuhamya icyaha twe turi kubwira abanyarwanda icyo yafungiwe urumva yari afite sosiyete icuruza ikanagurisha amazu ibibanza n'amazu rero bijyanye n'ibyo ngibyo kuko araregwa ngo kwesha ikintu cy'undi n'uburiganya yego ariko ntabwo turi bumuhamye icyaha Marshall ngewe najyaga mubona aca no mu bitangazamakuru nkabona umutipe wirwanyeho w'umujyama wabonye n'amafaranga kandi ukabona ko agenda creating ibintu bifatika agahereza abantu akazi ayo makipe ntabwo yari ariho ntacyo abahemba yari afite ngo n'uburyo ashobora kuguha inguzanyo ukagura uwo mutungo umuntu buriya amaze kugenda atera imbere ashobora kugira n'abanzi bamurwanya ntabwo byabura ariko nanone gufungwa ntabwo njyama mbifata nk'ibintu bya big deal ku muntu noneho wari wifashije akenshi bagukeretingira n'icyaha abantu babishyari nta wundi muntu wagikeretinga ariko nkunda ko inzego zacu zubatse neza gufungwa ntabwo ari ni kimwe ariko kuba icyo uregwa atari ukuri gishobora kuba ikintu wenda we n'ukubibona arakekwaho ibyo byaha ariko ntabwo biramuhama Marshall Imana imufashe njye nabonaga ari umujyama mwiza ufite ubwenge bwinshi akangura urubyiruko gukora akanatanga n'akazi ntabwo dukwiye kumutakaza amani barebe hari n'igihe araba ari abantu birashoboka ko icyaha cyamufata nabyo birashoboka njyewe ntabwo mbizi birashoboka ni breaking news yuko afunzwe kugira ngo n'abadukurikira wenda bamuzi bamugereho bamusure banamusengere ariko ngiye ku bwanjye namwifuriza ko bitamuhama bikaba ari ibintu biri aho nyine kuko inzego zacu zo nzizera cyane niyo mpamvu rero nifuza ko ngize amahirwe bitamuhama kuko namubonaga nk'umuntu uri creative ufite icyo amariye igihugu afite icyo atanga mu banyarwanda tugize chance twahuza nuko tumwifuriza kuba yataha vuba cyane rwose yigeze gutanga ikiganiro ndagikurikira cy'ukuntu yirwanyeho agatangira iyo ntuze akora ubukomisiyoneri akagenda bibyazamo ibintu binini bingana bityo yari umuntu wo kwigirwaho hari wenda sinzi rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashobora kugushora mu cyaha nanakangura abantu bagura ubutaka niba ugura ubutaka genzura ko ubutaka uri kugura ari ubwawe urumva kuko hari ukuntu ngiye nshobora kuza nkakugurisha ubutaka mu by'ukuri bigaragara ko uguze ubutaka bwanjye tukanasinyana noneho utazi ko uri kugura ubutaka bw'igisambo uko biri kose tuzagenda tubikurikira n'umuntu uzwi tuzareba tuzamenya icyo bamurega nyirizina buriya kizasobanuka kuko umuvugizi wa RIB yabyemeje ko yafashwa yafunzwe ari gukekwaho ibyo byaha buriya tuzagenda tumenya etape par etape ariko reka tumwifurize kwihangana
ngewe nicyo namwifuriza no gukomera ubuzima ntabwo buba bworoshye guhafunga umugabo nanone narabibabwiye buriya marishari abatandukanye n'uwafunzwe ajya kuzira ibiyobyabwenge umuntu ufungwa ashakisha arimo arwana n'isi n'ubuzima ntabwo aba angana n'umuntu wafunzwe azira ibiyobyabwenge yakubise umugore ngo yagize guto aba ari umuntu wakenyeye marishari ni umugabo nkeka ko dosiye ye izarebwa neza kandi Imana imufashe n'umuryango turabihanganishije so reka rero ngewe nubwo atari uyoboye ikiganiro urumva ndi hano muri iyi zone muramprofise nari ndimo kandi nsigaye ndi n'umukinnyi w'amafilme unaje hano unaje gukina ahangaha muri izi karitsiye rero baramprofise ngira icyo mvuga ariko reka nihute ba bosi wanjye bataza kumbona nabi ndabashimiye cyane turagushimiye ko wifatanyije natwe muri iki kiganiro ko tugezaho inkuru mu by'ukuri tuba dukeneye hari abantu batagira amahirwe yo kuzibona ariko nanabwira abantu ngo umuryango Marita TV Show uhora waguka umunsi ku munsi sibyo dukora mu gihugu hose no ku isi hose birumvikana rero intunganya ni ugukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugenda bitera imbere umunsi ku munsi njye nitwa Nshimiyimana Sima mugira amaturuka ku Mana murakoze cyane nanjye ndabakunda ciao ciao muri inshuti nziza